Ni inkuru ibabaje ndetse iteye agahinda ku rwego ho ushobora kuyibwira uwo ari we wese nyine ntabyumve. Ntago ushobora kumva ukuntu abana batatu bava mu muryango umwe bose bashobora kuba bapfira umunsi umwe. So ni ibintu navuga ngo biteye agahinda ndetse binababaje ku rwego rwo hejuru. Iyi nkuru rero ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyinshi kabisa byagiye biyandikaho. So rero aha ngaha ni mu karere ka Gicumbi mu ishyamba rimwe ryitwa rya Miganda, akaba ariho hapfiriye aba bana bageze kuri batatu bishwe na bombe yabaturikanye. Iyo bombe rero ikaba yari iteze muri iryo shyamba. Abantu benshi bagiye bibaza ngo bombe yamaraga iki muri iryo shyamba, ninde wayitezemo? Ariko twese nk'uko tubizi tuzi amateka y'igihugu cyacu, ndetse hariya mu karere ka Gicumbi ni hamwe mu hantu habashije kuba hatangirirwa urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Rero kumva ko hari ahantu hakiri ibisasu ntago ari ibintu byatungurana, ntago yaba ari inkuru nshyashya, kubera ko n'abaturage baho bakunze kugenda babivuga ko bakundaga kugenda babona izi bombe, ariko bagatabaza inzego zibishinzwe zikaza zikabitegura. Rero ku bana nk'aba ngaba bari munsi y'imyaka 20, ni ibintu navuga ngo biteye agahinda, ndetse ntago bari kubasha gusobanukirwa ngo bombe cyangwa se grenade ngo ni iki, wenda ngo babe bahamagara inzego zibishinzwe ndetse no kuyikoraho ngo babe babireka. Nyine urumva ikosa ryabayemo ni ukuba batasobanukiwe neza iyi grenade icyo ari cyo, kuba ndetse bataranahawe amasomo ahagije kuri ibyo kugira ngo babashe kuba basobanukirwa bombe ngo ni iki, cyangwa se ni iki yabasha kuba yakora uramutse uyikubaganyije. So twihuse cyane rero, twihuse cyane, ni mu mudugudu wa Burambira, akagari ka Nyakabungo, umurenge wa Cyumba, akarere ko ni aka Gicumbi. Kuri uyu rero wa 16 mu Disemba, cyangwa se kuri uyu wa 16 z'ukwa 12 2025 nibwo aya mahano yumvikanye muri aka karere ka Gicumbi, ndetse ubwo humvikanaga urusaku rwinshi mu masaha ya mu gitondo muri uyu murenge. Abantu benshi bakikanga bakibaza ikibaye. Nibwo iyi grenade yari ituritse ubwo bano bana bari bari muri iri shyamba bagiye gutashya inkwi. So hari mu gitondo ubwo mama w'aba bana yababyutsaga bakajya kugira ibyo bakora, kuko nawe yari agiye guhinga hafi y'iryo shyamba, ndetse ubwo bari bamukurikiye n'ubundi bagiye gutashya muri iryo shyamba. Nibwo umwe muri bo yabonye iyo bombe ndetse akaza kuyikinisha kubera ko atari azi ibyo ari byo. Niko guhita rero isandara ikabasha kuba yabaturikana bose uko bageze kuri batatu. Ndetse mama wabo yumvise urusaku rudasanzwe, ndetse yumva n'umwana ari kurira, ahita yirukanka aza kureba ibyo ari byo, ariko mu kuhagera yasanze amaze gushiramo umwuka. Aba rero nta bandi dufite Umukiza Fiston w'imyaka 16, ndetse hakaza Ishimwe Regis w'imyaka 13, hakaza na Singizimana Sharifu Patrick w'imyaka 5. Urumva ni akumiro, ndetse n'ibintu buri wese adashobora kuba yashyikira, ndetse no kubyumva ni ibintu bitoroshye, cyane cyane ku nshuti z'uyu muryango ndetse n'ababyeyi babo. Akaba rero ababyeyi ari bo Nsabimana Jean Marie Vianney ndetse na Musanabera Anne Marie, akaba ari bo rero babuze aba bana. Rero aba bana bakaba baravaga mu muryango w'abana 5. Urumva by'umwihariko 3 bahise bahasiga ubuzima, ndetse ni ibintu byo kwitondera cyane, kubera ko mu mpera z'umwaka akenshi hakunda kubaho gupfa kw'abantu cyane cyane, sinzi impamvu, ariko urumva nyine aba bana ntago bashije kuba bawusoza, bawutangiye neza, yewe kugeza ejo mu gitondo byari byiza, ariko nyuma y'uko iyo bombe imaze guturika, urumva inkuru zarahindutse ndetse byabaye ibindi. So rero umuyobozi w'aka karere ka Gicumbi Nzabonima
Emmanuel yabashije kuba abitangaza neza cyane avuga ko by'umwihariko bazita kuri uyu muryango ndetse bazagira n'icyo babasha kuba babafasha kugira ngo byibuza uyu muryango ushire aka gahinda nubwo ntacyo wabona cyasimbura umwana cyangwa se umuntu, ariko byibuza bazapfa kugerageza uko bashoboye kugira ngo babashe gufata mu mugongo uyu muryango. Nta bindi birenze rero nari nje kuba mvuga, nta bindi birenze nari nje kuba ntangaza, usibye kukubwira iyi nkuru y'akababaro ndetse buri wese atabasha kuba yashyikira nyine kumva byoroshye kubera ko kubura abana noneho batatu bava mu muryango umwe, urumva ni ibintu bibabaje. Bano bana bari bageze mu kigero cyiza cyo kuba abana babasha kuba wababwira bakumva, ukaba wabasha kubatuma amazi bakayazana, ukaba wabasha kubatuma utwo dukwi dore ko ari naho n'ubundi bari bagiye bakaba batuzana, urumva ni ibintu bibabaje, ni ibintu buri wese atabasha kuba yakumva. Kuba nyine iyo nkuru umuntu yayikubwira ngo uyumve, ntago byoroshye kuba wabishyikira ngo ubyumve. So mukomeze mugire ibihe byiza, reka nizere ko mu wundi mwaka tuzaba turi kumwe, buri wese ubashije kuba yanyumva nyine, buri wese ubashije kuba yakumva kino kiganiro, Imana imugende imbere kandi buri wese azabashe gusoza uyu mwaka neza ndetse tuzahure no mu wundi mumeze neza cyane, nta burwayi nta kibazo, nibyo mbifurije. Murakoze cyane, yari Kigali The Twirate Talks Entertainment, amakuru yo nakagaruka.